ntago umukobwa bakugenda umwe ari wo kunywa inzoga 1 si wo kunywa inzoga 2 anazinyoye azinywere mu rugo 3 anazinywere hanze azinywere ari kumwe n'ababyeyi cyangwa abavandimwe 4 anazinyoye atahe kare 5 anazinyoye ntatware yego 6 anatwaye ntagonge 7 anagonze agumaho urumva ibintu byose byaje kuri moto bidasanzwe yego ababyeyi barishimye umwana wabo abahesheje abonye ikamba nabo bari baribonye ko bareze neza ariko agashokoro mu isengeri kaje mu marangamutima y'ababyeyi atangiye kuvugwa ngo yari kodinze Preskid birya bya happiness nta mubyeyi wakwishimira ko umwana we ajya mu nkiko yaba ari ugutanga ubuhamya yaba ari ugushinja yaba ari ugushinjura yaba ari ugushinjwa nta mubyeyi byishimira agashokoro mu isengeri katangiye ubwo munsi ya 25 ugiye mu rukiko dofwa barangiza ngo generation uzi ko gushanga meme sompere cyangwa samere atarajya benaho none generation cyane rwose ibyo byose ku muco zero niyo mpamvu nakubwiye nti ngewe abamwise Nyampinga sinzi aho bakura aho bigiye tradition ntabwo Nyampinga ari kivara ntabwo Miss ari kivara ya Nyampinga ubu ngira ngo n'ababishyigikiye batangiye kwifureba inzozi ubu si Nyampinga nta Nyampinga usinda please nta Nyampinga usakabaka nta Nyampinga usakuza nta Nyampinga utukana nta Nyampinga ugira umwanda nta Nyampinga utaha nyuma ya se havuyemo n'andi masomo n'ubwa mbere tubonye abantu babiri cyane twari tuzi ko abagore bazira amagambo abagabo bakazira inzoga none hano dufite kesi y'umugabo uziza amagambo n'umugore uziza inzoga ibyo ni ibyanditswe ku mihanda yicuritse umugore aziza inzoga umugabo azira amagambo iyo niyo generation mushaka rero muheta aziza urw'abagabo none Alright, JALAS Official TV nanone kandi turabasuhuje twizere ko mumeze neza cyane tubahaye ikaze muri Urban by City Blue ariko kandi tuboneyeho no kubaha ikaze nyine hano kuri iyi mirongo by'umwihariko hano kuri JALAS Official TV ariko murabizi ko iyo turi kumwe na mwarimu wacu Karegeya Omar ubwo biba bivuga ngo no hirya kuri Karegeya Omar pano cyangwa se Kagame our president KOP aho hose tuba turiyo ubwo nicyo bivuga ubwo mboneraho no kumuha ikaze nanamusuhuza mu izina ryanyu ko nyemba namusuhuje kare Karegeya umeze ute muri rusange ndaho nuko mwanya uragenda uba mukeya kubera akazi kenshi ejo niriwe Gicumbi Manyagiro twibyinira za Ganyobwe dutera ibiti yes turi kumwe n'abantu bakomeye cyane Minisitiri w'ibidukikije umuyobozi wa Fonerwa yego inzego z'ibiturika ya wa Gicumbi twagize ibihe byiza mu kayaga nta mvura yaguye nta zuba ryavuye yego nabyo buriya ibyo nakweyo bimwe nzabishyira kuri Karegeya Omar pano KOP yego barebe tuba dukeneye bagomba no kuruhuka nago twazabahoza ibiremereye ari gihe dushyira ibikomeye bikadukomerera bikanadukomeretsa rimwe na rimwe tukihangana ariko bisaba ko umuntu agenda avanga yego abantu bakaruhuka mu gakeya nibyo so rero urumva nta sinavuga se nguki umunsi w'ejo kwa gatanu vraiment yego naye nishimye cyane niko nabivuga nari mu Kabeho urumva Manyagiro ureba Cyumba ureba mu Karange za Rushaki za Kaniga Ibugande za Bungwe za Mafurebo za Musenda akayaga keza ureba ibintu by'icyatsi gusa ibishyimbo by'imishingiriro amashaza y'uruyange ibirayi n'uruyange ingano niho n'indinganire n'ibiti mwuka twumvaga tutahava turabyina karahava yes n'abagitifu bose ba Gicumbi tuhura n'abantu ba Vice Mayor Mbonyi yego duteraho abiri byari bicika ufite
yego ni ahantu heza nuko nyine barambwiye ngo barambuze ariko tuzagenda tugerageza rimwe na rimwe. Yego. Twari twagiye mu mushinga wa Green Gicumbi, umushinga w'icyitegererezo hariya rwose ukora ibintu byiza cyane. Yego. Byiza cyane. Ndawubona. Urumva niho niriwe. Nari naniwe bien sûr ko nageze i Kigali saa 11 ndaryama nicura saa 2 n'igice. Hari umunaniro urumva, umunaniro w'urugendo, umunaniro wo kumanuka imisozi, ujya gutera igiti uzamuka. Kabisa. Ariko byari sawa. Yego. Ya n'urugendo numva rwose rwagenze neza, ngewe n'amahire nabonye amafoto rwose ndabonaga ari ibintu byiza kanya neza ari kose. Ceceka. Byari uburyo. Ubwo rero ibindi byinshi murahishiwe kuri KOP turaza kuba tubiramburaho wenda no mu bindi biganiro, ariko urumva ko urugendo rw'umunyamakuru nyine nicyo ruvuze aba ari ukugira ngo agende ariko anakora. Yego ntabwo ajya bumushyitsi. Ntabwo bumushyitsi pe. Nubwo tugera tugiye mu kazi bamwe bakadufata nk'abashyitsi byose tubijyamo rimwe. Ukaba umushyitsi ariko n'akazi kagakora. Yeah. So rero ngira ngo ni weekend ariko ni cyumweru cyaranzwe n'ibintu byinshi cyane. By'umwihariko hano kuri JALAS official ngiye nkunda kujya mu myidagaduro. Iyo harimo byinshi ntago mparenze ingohe. Ho rero noho iki cyumweru ndira ngo cyari icyaho cyari cy'imyidagaduro kuko abarimo nabo baravuzwe cyane, yaba abakurikiranwe mu nkiko n'abandi bagiye batandukanye bagenda bagaruka ku bintu yaba butubona ku mbuga nkoranyambaga. Ni byinshi ariko ndagerageza mbihine udufashe kumva. Yes, vuga amazina ari bugaruke. Amazina ari bugaruke. Inyamaswa zivuga mu mwandiko. Mu mwandiko. Iki cyumweru Miss Muheto. Yego. Ari ku ruhembe. Rwose fata ku mavuta nawe yavuzweho ariko ntabwo yatinzweho kubera uwo bari paralele. Muheto yaramuganje. Kubera ko wenda atanaburanye niko ntekereza urubanza rwanasubitswe. Rwa Muheto ni rw'abantu batinzeho cyane nyuma y'uko ubushinjacyaha bumusabiye gufungwa igifungo kingana n'umwaka n'amezi 8. Bakaba atari gito, ibintu byantunguye benshi. Ariko kandi twabonye na Yago yongera gukora ikiganiro avuga ko arekuye bombe, yongera kuvuga ku uri mugenzi we Sabe avuga ati noneho nutica nsaba imbabazi turatungurwa. Twari tuzi ko ibintu byarangiye, nari nzi ko kira kibazo gisa nk'icyacecetse ariko ubona ko gifite ukuntu. Ariko buriya nubwo naguciye muri ryo uvuga kiganiro nakibonye mbona titre wenda niwanjye bibaho, ariko niba bibaho nibwo niwo uba wabiteye. Ariko urumva tujye tureba nibyo erega niho bihera bagenda bavuga ngo tugenda tuvangamo bunyamwuga bukeya cyangwa se kudamenya gukora amatitre. Niba kuri Karegeya Omar Pano noneho titre ikazivuga ngo Karegeya agize atya. No, ni iwanjye ngize nya. Yago ndekuye bombe. Niba ari kuri Yago kuri channel ya Yago. Yego. Muri titre akabamo Yago. Wakabwima ngo ndekuye bombe kuko ni iwanjye. Yego. Iyo uvuze ngo Yago arikuye bombe keretse Yago ayirekuye iyo titre iri ku kindi gitangazamakuru cyangwa se arundi. Ngira ngo umujyo wari kugira ngo bigaragare ko ntago iyo mijyo ntago twayize. Niba ari iwawe uravuze wishyira muri troisième personne kuko sundi muntu. Yego. Uvuga ni nyiri gitangazamakuru, ukora titre ni nyiri gitangazamakuru. Igitangazamakuru ni icyanyiracyo. Troisième personne irava hehe? Biri kwa haravuga Yago, harekuye Yago, titre ikozwe na Yago, ikiganiro kirakorwa na Yago. Ibyo byose ni première personne. Ngewe Yago ndekuye bombe. Sina ngombwa kongera ngo ngewe Yago. Ngewe kuri Karegeya Omar Pano mvuze ngo ndabibonanye. Yavuga ko ari Karegeya ko ntawe dufatanyije. Ariko ni nkuzana kuri channel ndavuga ngo JALAS agize atya. Ariko niba ari Karegeya kuri Karegeya oya nabyumvise. N'utuntu dutoya. Nakumvise ko kandi. N'utuntu dutoya ariko abatunyuzamo ijisho n'utwo baduheraho. Ntabwo ari ngombwa ko bareba ngo muri fond. Ariko se forume yo iteye. Yago kuri Yago channel yitwa guki? Yago TV show.
yago kuri yago TV show arekuye bombe titre se yakozwe nande ayikorera hehese niwe oya ndi kukumva ndekuye bombe no mu buryo bw'izina nka yago kw'izina yago riba riseringa ngewe yago ndekuye bombe sava ngewe kuko ni iwanjye ni njye uvuga ndavugira iwanjye wenda nushaka no n'izina rinagaruka ariko warigarura yago ndekuye bombe nanjye iwanjye ujye ubikora kandi binjya ahantu ariko buriya mba ngutanze ngo karegeya kuri kanaka guteze kuri ayo masitire mushaka kwempoza nicyo gituma nyine abantu bahora batwibazaho batese koko showbiz ni itangazamakuru nako mbapa social media ni itangazamakuru kuko urumva n'ubwabyo n'akantu gato ko gukora titre kanaduteza ikibazo n'amatitre abadafite adatanga meaning ugasanga ari titre ziri adverbial muri titre y'amagambo 8 nta nshinga n'imwe irimo nta bantu gusa ako nagaciyemo reka twikomereza ariko kwigisha si ngombwa gutinda ubwo mba nakare ubwo twumvise nakarekuye rwose ntabwo ari karegeya arigishije oya karegeya ndigishije yego kabisa so rero ni byinshi byaranze icyumweru wenda nari ntangiye kubivuga mu buryo buhinnye ariko reka wenda mbere naho ngaho inyuma urubanza rwa Miss Nshuti Divine Muheto urubanza twari ariko wari uriyo nari ndiyo yaga yazize iki yaga wa wundi wa nyuma yaka kuko reka tumuhereho kuko birafata akanya gatoya rero tugiye muri fo babwira abantu yaka mukagarama hagomba kuburana abantu babiri yego Nshuti Divine Muheto nafata ku mavuta hajya yitwa Sengabo Jean Bosco noneho hafungwa batatu harimo na yaka yazize iki yaka rero yahageze we yaje mu rundi rubanza rw'undi muntu utari muri bari muri abo babiri ariko nawe mu YouTuber witwa Kiroso ntabwo muzi yego ubwo hari batatu none hafungwa bane yego noneho mu gihe yari muri interview bamuganiriza wumva yarimo avuga ibintu wumva rwose ari gutanga n'ingingo nabibonye handi ku madarapo kuri za escalier arangije we ko yakwere yaje mu rubanza rw'uwo Kiroso abona bagiye kumusubiza kuri station bamuzamuye we rero ahita yihutira kujya kumera nk'ushaka kujya kumusuhuza akavuyo nyine kuri uwo muntu we biramurenze sine namubonye iki ariko mu kibuga yego niyo mpamvu yamazemo igihe gitoya mu kibuga ntabwo ari muri audience ntabwo ari bikoreye mu rukiko muri salle d'audience ibyo ntabwo yari kujya munsi y'amezi yari kuba nk'abiri cyangwa 3 yego yabikoreye mu kibuga muri make ntabwo yafunzwe n'urukiko yafunzwe n'abari bafite inzego z'umutekano uwo Kiroso nabyumvise urumva niba abantu baragize ngenda nzi ko yageze mu rukiko agasakuza ntabwo yigeze yinjira mu rukiko ntabwo iyo ntabwo ari d'audience ni nko kubangamira inzego z'umutekano mu kazi nta nubwo cyabona kumusuza ku ngufu se iki akavuga ati se yakatura kuza ubwo wanyweye yewe voilà yabasaba ati nimumumpe mukore mu ntoki nk'ibyo byose ku rukiko si ku rukiniro attention abantu bajye bitonda iyo aba ari indani umucamanza ari kurukata bagahita bamujyana ariko ubwo ni inyuma yabangamiye inzego z'umutekano ni nko kwitambika patrouille yego ako kantu uvuze ariko ni akantu gakwiye kuba n'isomo cyane ko kuvuga ngo ku rukiko si ku rukiniro kuko hari ibintu iriya ntabwo ari inzu my dear hari ibintu ubona abantu bakorera ku rukiko reka nkubwire n'umucamanza usanzwe akorera urwo rukiko yego aje harimo iburanisha atambaye uriya mwenda afatwa nk'umuntu usanzwe icyo yakora bamuhana niyo yaba akorera urwo rukiko akinjira muri babyita délit d'audience en fait bon simbatindire ntabwo urukiko ari iriya nzu iriya ni ibiro by'urukiko urukiko rurangwa no kuba hari umucamanza inteko iburanisha n'ababuranyi ubwo byabaye urukiko byaba biri muri abani byaba biri ku kibuga cy'umupira byaba biri muri stade rwabaye urukiko bageze no muri stade na match yahagarara bavuze ngo harabera urukiko n'abana bakina karere baratinya uzajye wumva urwabereye muri ya quartier yo kwa Bakenisi
igasogi n'abana bakina karere barahagarara so ni ukuvuga ngo umucamanza wakwinjira atambaye umwenda w'akazi akaza agakoreramo ikosa atari muri iyo nteko nawe bamuhana kandi ahakorera mu rubanza rutarurwa atari mu nteko atambaye atagenze ya mihango sinzi niba hano bavuga ariko hano biragenda nubwo batavuza akazogera ngo rakuhu ariko umucamanza iyo yinjiye abantu bose barahaguruka udahagurutse nawe nta mpamvu atarwaye umugongo ibyo umucamanza yemerewe kubigira abambaye ingofero zitemewe nawe yagombye kubireba hari uwo bari barabyiva yinjiye yayirebesheje inyuma bavuga ati ko we iburayi ho muri kuru dasizeho inteko yinjiye bahita bavuga ngo bavuza inzogera ngo raku mugahaguruka mwese noneho inteko ikabanza ikagera mu myanya yayo kabisa hanyuma president cyangwa presidente w'iburanisha akaba bavuga ngo ni mwicare hanyuma bakabona kwicara so rero ntabwo ari aho gukorera ibyo ubonye n'ibyo byose nyine haba muri kiriya kibuga ngewe ubushize Dani twari kumwe navugaga kandi navuga ni Dani witonde ntugire ikintu na kimwe ugwamo byose tukabanza kubaza wa mupolisi wari uhari w'inyenyeri n'ikirokoro yego hariya ni ukwitonda kuko ntabwo ari mu bwatsi bwa so so rero urumva yaka abantu bavugaga ngo yafunzwe urumva byasabaga gusobanurwa icyaha ntabwo yagikoreye mu rukiko niyo mpamvu yafunzwe iminota mikeya ko yari afunzwe na polisi cyangwa ari polisi ribu parike ibintu nk'ibyo ntabwo ari urukiko rwo ruhita rwohereza ububiko bw'urukiko ni hakurya urenze mu miduka agenda direct ukarenga ibutamwe bahita baruca kandi kesi ya Mironko yarabyigishije nuko nyina nisanzwe mbizi ushaka kukubabara ariko kesi ya Mironko urabyibuka yaburanaga civil ataho yaje yambaye ikote ariko asuzugura umucamanza aragenda bamutera iroze urubanza rugakomeza afunguwe kabisa deli d'audience ni ikintu gikomeye cyane ahantu hose bagomba biha agaciro hari naho nge nigeze kurwibonera ariko umucamanza presidente w'urukiko aca inkoni zamba harimo umudamu witwaga Mukaremera Francine yaburanaga ibintu bijyanye na n'iriya station ya Kicukiro centre noneho umudamu urumva yari yareze muri parike avuga ko yaregaga umupetrolier waguze iriya station n'umukomisiyoneri nibo baburanaga urumva haburanaga parike ihagarariye uwo mudamu ariko uwo mudamu nubwo ahagarariwe arimo atembera mu rukiko afotora afata amajwi n'amashusho noneho abo ku ruhande ruhanganye na parike batari ku uyu mudamu ibintu byose yabifashe president ati nazane arabireba asanga koko byose birimo ndabyibuka president ati se bavandi muri uyu muntu tumugenze gute niko yahise aruca nyine wewe nuko yabaye flexible presidente urumva uwo mudamu nawe yari umudamu w'imisatsi naturelle yambaye n'ikanzu y'igitenge aparama ubona ko yiyubashye bagira ngo numurokore nubwo ntabihamye noneho uyumva iyo myitwarire no guca bugufi nta mugaga bamwatse telefone ahita yitanga urubanza rurahagarara presidente abanza kureba koko bya bintu yabifashe arangije abaza abantu ati tubigenze gute muri make nuko yaruciye tubigenze gute iyo ashaka ari guhita mukatira asoma ingingo niba ari magana ngahe harimo kabiri ebyiri umanza ari 622 ntabwo mbabyibuka aravuga ati tubigenze gute bavandi atwita twese abavandimwe n'abari aho bose ngo dufate umwanzuro kuri uwo mudamu hanyuma hari umumetere w'umunyarwenya abantu bazi cyane witwa Zitoni abati mumubwira binyoherereza kandi Zitoni yari ku ruhande nyine ruburana ruhanganye n'ubushinjacyaha Zitoni ati mumubwira binyohereze mumuhe nimero zanjye abyohereze kuri telefone yanjye abantu baraseka nyine na president araseka rero bafata umwanzuro wo kubisiba telefone ihinduka vierge nuko baramureka so deli d'audience rero ibintu bisanzwe mu rukiko ni ukwitonda kandi n'abacamanza bakugenza buke bakakugenda baguhara marike ariko urumva nka yaka nyine nabo b'ingofero abitaba amatelefone za buri kanya abasohoka ababyina abongorera abakoma amashyi agenda bahara marike iyo bibaye kabiri gatatu arabanza akakuvuga ngo ntugaruke inzego police d'audience ikakureba wahicika wagaruka yigeze kukubwira ngo ntugaruke agahita bati turuhagarike tuburanisha urwuri nta rindi perereza oya aruburanisha ari we
kabisa. So rero urumva yaka ibirasobanutse ibyo yari yazize, yazize kubangamira inzego z'umutekano niba yaragikoreye mu kibuga hanze y'urukiko, niyo mpamvu byoroshye yamazemo igihe gitoya, imanza ari iminsi 2 cyangwa 1 n'igice. Yego. Urumva nawe yahise, urumva icyo nari nabibarije nanone nubwo wavuze uti fata ku mavuta ntiyaburanye, ube turiya munsi wabaye uwa yaka na muheto. Yego. Ibindi byose ibya yaka byahise bibi kabisa. Ni mpamvu utafata ku mavuta atigeze avugwa, abantu batinze kuri yaka. Inkuru zasohotse kuri muheto na yaka. Yego rwose. Uko byagenze. Ubwo n'ubundi reka nsubire ku munsi nyirizina wiburanisha mu cyumba cy'urukiko, ubwo twinjire mu bijyanye n'iburanisha. Hanze mwahavuye uko yavuye muri Ntuza, yasohotse muri ka kamodoka, nabonye habanje fata ku mavuta. Yego. Fata ku mavuta wabonaga ko we afite courage. Yego. Ko ni nka kwa kundi hari umugani wajya kuvuga ntawe ntutse, bavuga ngo ibiri ku bavuga ati ibiri ku nkongoro harapfa inkongoro nkanswe ibimonyo. Ni uvuga urumva uburemere bw'ibyari kuri fata ku mavuta byaroroshye abonye kesi ye ifatanye n'iya muheto n'akara kamodoka bakajyanyemo. Urumva muheto nawe yarafite complexe yo kutagaragaza ipingu, hamwe akaboko kamwe yasa naho yari twikirije umwenda. Donc ubona yari muri situation adashaka kugaragaza ko yes, urumva ni nkaho aho wambariye inkindi ukahambarira inyonga. Uko mwapanuwaga kamera mu ijoro rya Miss Rwanda, uko byacicikanye n'ubu niko biri gucicikana amaze kugwa muri ariya makosa n'ibyaha. So wakomeza rero ubwo ndimo nigisha ntago. Aha, so rero nukuvuga ngo iburanisha reka nkubwira kandi kantu kajya kumera kuriya abantu abanyamikasi simba baheruka. Twigeze kugira, urabibuka ko higeze kuba imyiyerekano mu Rwanda kenshi yo kwamagana Abafaransa. Yego. Na ambasade igera irafunga. Ifunguye bashyiraho amatangazo y'akazi. Ndakumenyesha ko abari baragiye mu mihanda nka 30% twese twagiye kuri ambasade gusaba akazi. No umuntu akajomba amatekaje haryo wiri twari kumwe. Ati bazo ukuntu twari mu muhanda tubamagana niko tuje kubasaba akazi. Urumva rero uko mwahanaguraga kamera mukazimaraho ivumbi mukagira usororo mugiye gushagara muheto, niko mwaje kumushagara ku rukiko. Arewe kamera zose yarazirebaga ati iyi ngiyi yari irimo kumfotora abanyambika ikamba, none ije kumfotora nambaye ipingu. None komeza uzima ubwo kabagaciro. Komeza. So muheto rero w'imyaka 21 yazanywe ku rukiko mu gitondo cyo kuwa 4 nkuko wari ubivuze. Ubwo ari kumwe nafata ku mavuta. Ubwo icyumba cy'urukiko cyagaragaraga ko cyuzuyemo abanyamakuru ndetse n'abo mu muryango wa muheto bari biganje, ndetse n'inshuti ze zitandukanye. Harabona agiye mbona abo muri showbiz bagiye batandukanye b'inshuti ze. Hanyuma rundi nk'ibisanzwe umushamanza atangira abaza ubushinjacyaha impamvu bwazanye muheto imbere y'urukiko. So rero nabwo buhita buvuga ibyaha aregwa. Muheto nawe ku ruhande rwe akaba yarafite abanyamategeko 3. Yego. Ubushinjacyaha rero bwavuze ko ibyaha aregwa bikwiye ibihano. Buri cyaha bugenda bugenera igihano bihura n'igihano cy'umwaka n'amezi 8. Buri cyaha bakibariye bateranyije bavanamo havamo umwaka n'amezi 8. Icyaha numvise gisa nkaho cyakwitwa ko ari kinini cyaruta ibindi nicyo guhunga inzego, ko nicyo numvaga bavuga ko yahanishwa umwaka. Icyo gutwara yanyweye ibisindisha amezi 6 sans permis amezi 2. Okay. So rero bakanavuga ko bamupimye bagasanga igipimo cyo kunywa kiri kuri 4 mu gihe gisanzwe ari 0.8. Igisanzwe ni ku bantu bose kandi. Yego. Buri genda gake. Igisanzwe ku bagabo bakuze, ku basore, ku bakecuru,
ku babyeyi bacuze yego igisanzwe ni 0.8. yego noneho ku mukobwa wa 21 nyampinga misi cyageze kuri 4. Yakubye 5 abasanzwe. Ujya wiseka turimo turigisha. Yakubye 5 abasanzwe. Yego. Bivuze ngo yakubye 5 na yaka. None Nese yakaburi cyane buriya ntibamupime bagiye. Oya ngo nicyo gihe baramupimye. Aho harimo isomo. Yego. Umukobwa wa 21 nyampinga watwaye n'imodoka ku basanzwe badatwaye yego batari abashoferi tuvuge wenda wiyicariye mu rugo abantu bagutuye ikibindi cy'urwagwa ikigage amarura byose bivanze wanyoye yego wageze muri 4 ari umukobwa wa 21 ari nyampinga ari kuri volant afite 4 kodeza yego. So rero muri urukiko byaravuzwe bitangazwa ko yatawe muri yombi kuri 20 z'ukwa 10. Ubwo ngubwo nubwo polisi yabivuze kuri 29 impamvu mbivuze iki ngiki nuko nawe n'abanyamategeko bakigendeyeho bavuga ko iminsi 11 amaze afunze yaba yarize bityo rwose akaba avuga ko cyatazongera kugikora ukundi kuko we yemera ko yakoze icyaha cyo gutwara yangwe bisindisha no gutwara adafite perimi ariko akavuga ko atigeze ahunga inzego cyo guhunga akavuga ko yari ari hafi aho ndetse n'imodoka yayirebaga. So rero baza kuba umwanya nabyo mbisobanure introduction yayo iracyakomeza ariko ugomba agenda numva ingingo ndi kugira ngo mbihine gake nkubwire ko iburanisha ryagenze ubundi wenda utera metero wabyumvise byose ku mpande zombi. So rero ni ibyo ngibyo muri make Muheto yaburanye cyane atakamba asaba imbabazi yumvikanisha ko rwose amakosa yaguyemo atazasubira ukundi ariko kandi ubushinjacyaha nabwo bukavuga ko akwiye kuba afungwa mu gihe abamwunganira bavuga ko nta mpamvu z'uko umukiriya wabo yaba afunzwe kuko babibona nko kuba ari ukumutandukanya n'abandi bantu bakora icyaha nk'ike bagacibwa amande bagafunga iminsi 5 bakarekurwa. Aho niyo ngingo y'abanyamategeko cyane. Niho bashingiraga cyane. So rero urebye n'ibyo ngibyo iburanisha ryanzuye gutyo bavuga ko kuri 6 z'uku kwezi aribwo hazasomwa umwanzuro w'urukiko ubwo ni kwa gatatu ubwo rero Amerika yarayitoye. Muri Amerika bazatora kuri 5 Muheto asomerwe kuri 6. Yego. Okay. So nibyo. Okay. Ntabwo nturagera kumbaza ariko manze nkore commentaire kubyo mere kubyo wari umaze kuvuga ubwo ibindi uraza kumbaza. Yego. Ntabwo ukomoje kuba nta wigeze abivuga mu rukiko se ko bitari ubwa mbere. Statement ya polisi yabivugaga. Urubundi urumva kuri side y'ubushinjacyaha. Yo irabivuga ko atari ubwa mbere mu gihe kingana iki kitarigeze no ku kwezi. Oya bya mbere byabaye hashize umwaka ushize bavuga 23 z'ukwa 9 nizo umwaka 2023. Good. Okay. Reka turebe nibishya birimo. Ni kangahe ubonye itangazo rya polisi rivuga ko umuntu yashikirijwe ubushinjacyaha? Ni gake birasanzwe se ndumva ni karare kubera iki nyine kuki kuri Muheto byavuzwe na polisi nuko yari mufite ntabwo polisi ntabwo arishikiriza ubushinjacyaha. Yego. Liberi afite ibyo yari yaratangaje ariko kera kabaye polisi itanga ibyayo tangazo inavuga ko byageze mu bushinjacyaha. Nabyo basanga byemewe ariko n'ubwa mbere bibaye cyangwa se ni gake bibaye niyo case nibuka nta yindi nibuka yuko polisi idekarara ko yohereje dosiye mu bushinjacyaha. Yego. Uti kubera iki ko Muheto nyine nawe ni umuntu udasanzwe. Yego. Ntabwo ngo ni umukobwa w'imyaka 21 bariya tubita abana inkariza wanjye ni nyampinga ni misi akaba n'umukobwa wa fandi. Yego.
ako kantu ubona abantu benshi bagenda bagaca iruhande kandi nako niki ashobora kugenda kuri vora avuga ati ndabizi abapolisi bari mu muhanda utarakoranye na papa yamubereye umuyobozi ibintu nk'ibyo byo birashoboka ngira ngo n'ubwa mbere impamvu bitagize nuko yari yagonze igipangu kiwabo mu rugo ngira ngo yego urumva bishatse vuga ngo kugira ngo polisi igere kuri ya rwego iri kuri tangazo rimeze kuriya ku mwana wa mugenzi wabo none navuge ko byageze mu bushinjacyaha buriya byaturutse ahantu harehare cyane n'inzira ndende naho yakoraga si nubwo ntabonye statement hari inkuru nagiye mbona zivuga ngo naho yakoraga bamuhagaritse kandi naho ntago ari ahantu horoshye so case ya Muheto kuba ari nini cyane ivugisha abantu benshi nawe ni umuntu mugari cyane kobwa wagara nyampinga ubwiza uva ahantu hasobanutse ukora ahantu hasobanutse none wakoze ibidasanzwe yego nkunda kubikubwira ngo inkuru niki ni kidasanzwe cyakozwe n'usanzwe cyangwa igisanzwe cyakozwe n'udasanzwe yego ni wumva ngo umwana yakoze indege Nyamasheke yego ibi nkuru ni wumva ngo umuntu ku giti cye yakoze ibirometero 6 by'umuhanda ni inkuru uribuka ko byabaye muri Karongi bakamujyana no kwita ingagi kwita izina ni ukuvuga ngo biriya uriya mukindi y'ugongwa na yaka tuba twicaye turi mu zindi content rwose si byose cyangwa ngewe ako mukindo numvise mu rukiko kutanaguye kutagwa si bivuga ntago bivuga kutagongwa ntago yakomerekeje se okay ubushira nabigusobanuriye ntukabisubiza inyuma yego imikindo ya hano i Kigali iterwa hagati mu muhanda yego irimo pasiparumu cyangwa izindi ndabyo ikikijwe na bordure umuhanda w'abagenda uw'abagaruka yego d'office kumva ngo umukinduje mwijwi nuko warenze ka bordure bordure sukugo warenze umukindo tuwihorera yego niyo pasiparumu kuyikandagira n'umunyamaguru yego n'ikirenge ubwacyo birahanirwa yego rero kumbwira ngo umukindo niba waje mwizi mu rubanza seke wavuzwe ushobora kutagezweho n'ipine wagezweho na parishoke yego cyo nicyo so mwana mwiza urangije segonderi umuhanga nyampinga wo mu biturika none ibyo akoze nabyo bidasanzwe yanyoye yasinze 21 mu kinyarwanda please nubwo ari imyaka bayita age civile kuba yemerewe kuba yashaka yarengeje 21 ariko mu kinyarwanda kiwacu 21 butariga inzoga niyo waba umuhungu nanjye ngewe ngira ngo nk'iwacu we dusibye gusoma ubwagwa barutaruye bakangenera agakombe kamwe yego baba bateretse bakamfatira umuheha haba hari muzehe yaba yatubije aga primus akagusomyaho kakaguca mu mazuru ugatura umubuga ukiruka wagaruka wenda ukongera 21 ejo bundi hari umuhungu twabaye nk'ababihanganaho ngo ndimo ndajyana muri generation za kera ariko nyine amageneration agomba gukurira mu muco ntago umukobwa bakugenda umwe ari wo kunywa inzoga 1 si wo kunywa inzoga 2 anazinyoye azinywere mu rugo 3 anazinywereye hanze azinywe ari kumwe n'ababyeyi cyangwa abavandimwe 4 anazinyoye atahe kare 5 anazinyoye ntatware yego 6 anatwaye ntagonge 7 anagonze agumaho urumva ibintu byose byaje kuri Muheto bidasanzwe yego kunywa inzoga kuzinywa hanze y'urugo akazinywera mu kabari kuzinywa atari kumwe n'abavandimwe atari kumwe n'ababyeyi kurenza amasaha kuzinywa agatwara gutwara akagonga kugonga akiruka ntabwo ndajya mu mategeko ibyo ngibyo ni mu muco ibyo byose ku muco zero niyo mpamvu nakubwiye nti ngewe abamwise nyampinga sinzi aho bakura aho bigiye tradiction ntabwo nyampinga ari ikivara ntabwo miss ari ikivara ya nyampinga ubu ngira ngo n'ababishyigikiye batangiye kwifureba inzozi ubu si nyampinga nta nyampinga usinda please nta nyampinga usakabaka nta nyampinga usakuza nta nyampinga utukana nta nyampinga ugira umwanda nta nyampinga utaha nyuma ya se yego cyo nicyo oya wose nyampinga n'abahungu ntabwo ari umuhungu ubonetse wese wo gutaha umubyeyi yamaze kwinjira mu rugo keretse babivuganye
wenda ushobora gutangira akazi nkanye natangiye akazi kuri 22 ushobora gutangira akazi ugatinda kubera impamvu z'akazi ukaba wavuga uti ndagera mu rugo ntinzi umunsi bimeze bitya nabwo kandi ukinjira kurupa yego uciye bugufi ngaho rero mbwira ngo ni generation ngo ibintu birahinduka umukobwa ushobora gutaha nyuma y'ababyeyi byatangiye kuzamba niyo utaba nyampinga pe nyampinga tumubwirwa n'isuku tumubwirwa n'umuco tumubwirwa no kubaha tumubwirwa no kwirinda gusamara yego ibyo nibyo ariko kugorobereza mu kabari unywa ibiyoga biremereye ubunyampinga buba bwatakaye good ubwo nari ngisobanuye impamvu byabaye ngombwa ko ari polisi ivuga nkwereka ibyo yanyuzemo byose hanze y'amategeko yego mu muco ibyaha ubwo nibyo birindwi nyine ni birindwi mu muco ni birindwi ahubwo ndabona utinda kumbaza yego tukanareba ngo ese ahubwo ko ari byo nkunda kukubwira by'amategeko twazaniwe mbere yuko tujya mu rukiko yego ibyo byaha byose nguhaye nubwo bakuyemo bike by'amategeko numva ngo yagira perimi ntagonge yego ntafatwe yasinze ariko ibyo kuba yanyweye inzoga akarenza amasaha ibyo ntacyo byari kuba bitwaye ariko mu muco ni ikibazo noneho rero biri kudiringwa n'abanyamategeko bamwe batamuzi bamwumva mu bitangazamakuru ashobora kuba avuka Kacyiru umucamanza wa mbere avuka Nyamasheke undi avuka Gatsibo undi avuka Gicumbi aribo bateraniye kuri uwo mwana nta n'umwe uzi uko yabayeho ntawe baturanye Kacyiru yego nta wakoranye na se nta wamwigishije ngo abazi ngo niki cyatumye Muheto agwa muri ibi byaha bingana gutya umucamanza ntazi Muheto amuzi mu nyandiko yego aramureba agahuza n'amategeko uko icyo ateganya inyandiko inyuguti yego muri rubanza iyo habayemo nka nyirasenge wenda papa we na mama we tubareke bari mu gahinda byanze bikunze aho bari bafite ipfunwe ndaza kurisobanura iyo hazamo nka nyirasenge cyangwa musaza we mukuru cyangwa nyirarume yego bakunganira urukiko hanze y'amategeko nabo bakazana ingingo bari kwerekana ngo niki gitumye Muheto yiga inzoga ku myaka ingana itya yiga kugorobereza mu kabari asangira n'aba ababyeyi batazi ataha atinze akiyongoza gutwara akagonga agatoroka abo bantu nkubwiye bamenya ngo niki kiri muri Muheto ariko umucamanza ibyo ntabyo areba wareba ikiri mu nyandiko nicyo ubushinjacyaha bwazanye muri dosiye nibyo byonyine nibyo irazima ariko kuki Muheto wiswe nyampinga wahawe ikamba agera aho yivuruguta muri iryo sayo ry'ibyo bintu ese arabikura mu rugo ese arabikura kuri ya femu yahawe nka nyampinga ese arabikura muri kesi yivurugusemo byo kurikodinga amajwi bya ba Preskid bya Mutesi Jolly bya Jean Paul Nkundineza ibyo byose ese mu rugo byari meze ese muri fawe yitwara gate niba ahindutse mu gihe kingana icyo ahinduwe n'iki ibyo umucamanza ntacyo bimubwiye reka do dushobora no gucibwa n'umunyamahanga utazi n'umuco nyarwanda gitera ituma umwana wa 21 ajya muri ibyo byose yego umwana wa 21 wumva ko rwose ababyeyi baryamye wakiri hanze akumva ari ibisonga kirwa niki aho niho bagomba kureba hanyuma impamvu nkubwiye ababyeyi be ntabwo bishimye ababyeyi be barishimye abonye ikamba yego ariko bumvishe igishokoro urakizi cyari cyakujya mu isengeri ndabizi imbere y'ishatse ukajya wumva kakurya ababyeyi barishimye umwana wabo abahesheje abonye ikamba nabo bari baribonye ko bareze neza ariko agashokoro mu isengeri kaje mu marangamutima y'ababyeyi atangiye kuvugwa ngo yari kodinze Preskid birya bya happiness nta mubyeyi wakwishimira ko umwana we ajya mu nkiko yaba ari ugutanga ubuhamya yaba ari ugushinja yaba ari ugushinjura yaba ari ugushinjwa nta mubyeyi byishimira agashokoro mu isengeri katangiye ubwo
mwana wanje biti ndabizi neza ko abavyeyi babanje bakamuga ati siko ko mwana wanje byarabaye byagenze bite happiness warayitanze se bwari ubwakanga aho yitanze mwana wa hanyuma se bakamuga ati none rero nujya no mu rukiko ubivuga utya ubitwara utya urabyibuka ko izo nama zo ntizabura urabyibuka ko Muheto yari muri babandi deja bagiye muri ntuza bagiye gutanga ubuhamya bundi yego ubwanditse ubwo mu rukiko nawe yari mu banditse bakajya kwa noteri hagafungwa uriya mugore wa Preskid yego na noteri witonze Nasira noneho yego urukiko rwaburanishaga mu muhenzo rugeraho rubahamagara live yego na Muheto yarimo yego ku myaka ingahe 20 ubwo ni 20 wowe wagiye mu rukiko ugana iki njye nari mfite 70 ingahera njye ntago ndarujyamo n'ukugenda ngiye kureba wewe waraburaje wagiyeyo uri ufite mu igikorwa kitari itangazamakuru yego ngaho nzajyayo mfite 54 gusukari byo simbizi bizaza mbere nzajya ariko ubu birazwi ko muri 2026 nzajyayo yego mfite 50 nini Muheto agiye afite ingahe 20 kuko yabaje kujya mu rwa Preskid none bari mu rwe yego kabiri ku myaka ingahe 21 munsi ya 25 ugiye mu rukiko dofwa barangiza ngo generation uzikuza gushanga meme sompere cyangwa samere atarajya benaho bone generation cyane rwose cyane gatoya yego nakubwiye ngo ibyishimo by'ikamba agashokoro mu isengeri atangiye kujya mu byo gutanga ubuhamya noneho uyu munsi ntabwo ari agashokoro mu mwana ku mubyeyi nihwa mu rukweto ukarenzaho isogisi ugashyira mu rukweto ihwa mwino mwana wawe uti kubera iki nishyire mu mwanya wa mama we yego kumugabo we papa we wenda kubera mu biturika yamenyereye ibikomeye ariko ku mwana nta muntu numwe namaranga mutima buri muntu agira ku mwana aya Trump aya n'ayandera n'aya Paul w'imushubi niba afite abana si n'urugero ubwo mfashe umuturage wa Washington mugereranya n'uw'imushubi muri Nyamagabe yego ku mwana amaranga mutima abamwe pe nuriya mucamanza uruca buriya niba harimo umucamanza ufite umwana nk'uwa Muheto azabigaragaza azavugana amaganya cyangwa niba ngombwa n'ikiniga kimufate guti ubwo nari mvuze ni wenda papa we kubera experience afite mu biturika gukomeza umutsi ashobora kugenda ntabigaragaze ariko nawe kaba kariyo ngaho fata mama we wa mu mama wumvisha ibyishimo byazamutse ngira ngo bagiye kwambika ikamba abavyeyi baba hari cyane rwose good wabonye ama message ya congratulation mama wareze neza reka ngutake bimwe bikwiye singutaka bimwe bikwiye amezi 9 mu nda yawe umetse ugenda maze kubyibagirwa u Rwanda rwose ruvuga ngo mama divine wareze neza fata ayo maranga mutima yo kugihe yambitswe ikamba umukobwa wawe ari hari imbere yego uze kunyibutsa nze kugarukana kuri uriya wa Preskid mama divine Muheto bambika ikamba umukobwa we yari hejuru yego abandi babyeyi bashaka kumwifotorezaho cyane ngewe nitwa kanaka nitwa mama kandida nabaye marene wa mama Muheto umuntu wese uziranye na mama Muheto yarazamutse cyane good rwose hejuru cyane baratura baramusezera baramufelicita bukeye ka gashokoro kaje ko mu isengeri bamwe baratangira ariko n'ubundi twari twarakubwiye babwira nde mama Muheto batangiye ibikwasi igishokoro igikwasi ibikwasi bizatangiye babwira mama Muheto ariko n'ubundi twari twarakubwiye uriya mukobwa wawe ntarusha ubwiza kanaka
kandi ubundi twari twarakubwiye ujya kumwohereza twakubwiye ko bari abakobwa babasaba happiness none wawe yayimanye dore aho bimugejeje ibintu byinshi bikavuga abamujomba bikwasi bamubwira ati ariko twatekaga aho mwatanze na ruswa kugira ngo umukobwa wanyu agere hariya byinshi ntibyabura muri community nyarwanda dufite gutyo batangira kunyega mama w'umwana bamubwira ati agakobwa kawe yewe bagahinduye akayunguruzo ati twari tubizi ko muri Miss Rwanda batangana amapasi ati buriya kararangaye ibyo byose biza ku mubyeyi ubwo n'umupapa abarimo nuko umupapa we namukubwiye ko yambaye izindi mbaraga kubera umurimo akora yego ariko tuvuge ku mubyeyi bitangiye gutyo umwana wawe uyu munsi ajya gutanga ubuhamya mu rukiko umwana wawe uyu munsi yagiye kwa noteri umwana wawe 20 sina 30 nibura abari miki nuko none bigeze uyu munsi rero ubwo cyagikwasi ntarakibagirwa abantu benshi bakagenda bati ubu ntihabuze niyo batagiwe ngo babimubwire direct bashobora kumamagara cyangwa akabisaba mu itangazamakuru bakavuga bati umwana wawe niwe ufungishije Preskid n'est-ce pas yego cyane bigakora shene umwana wawe yashutswe na Juri yego iyo uvuze Juri ubwo bigera no kuri Jean Paul byava kuri iyo uvuze Preskid biba bivuze wa mudamu wa mu Miss yarongoye Elisa kangaruke kuri Elisa turaza gukompara ababyeyi babiri wabonye amarira nyina wa Elisa yasutse ubwo bamwurizaga pandagari icyo gihe bavuye kwa bamujyana na Nasira Netre Nasira notere wabonye amarira nyina wa Elisa yasutse kankubwiza ukuri ngewe njya mu bukwe bwa Preskid nta kindi cyari kinjyanye nukureba nyina wa Elisa kabisa ngo ndebe uwo mubyeyi ugifite mwimerere igifute kabisa igifute cy'urukundo rw'umubyeyi ku mwana nabandi barabifite ariko we yarakigaragaje uzikurira ngo umwana wanjye bamwurije pandagari none nyuma akajya bati yararaga ku isi bagakubita amarira kuriya niko buri mubyeyi yumva ku mwana we cyane icyo nukuri niko buri mubyeyi yumva ku mwana we tugeze mu rukiko yego ko wari ubivuze ababunganizi batatu amuheto ushinjacyaha hariya nuko yego abamwunganira bati yarafite uruhushya rwo gutwara oya rw'agateganyo ariko umunyamategeko azi icyo agateganyo bivuga yego pero provisoire uburenganzira bwo kuba watwara uri kumwe n'umushoferi ufite definitive we sinzi ngo mu modoka yari kumwe nande ngira ngo ahubwo uri no mu modoka yabigenewe yego ariko nindi ufite provisoire harimo umushoferi yego bo bati yarafite provisoire yarabyemerewe nka hehe ubwo ku buryo bitahanirwa sans permis se bivuga iki bifite provisoire niko kwandikira sans permis yego yego maze niyo ufite permis ya moto ugatwara imodoka bakwandikira sans category yego byose ni amakosa none ukavuga uti umunyamategeko ati yarafite provisoire mu murekatware yego okay ni bya bindi nakazi iyo bagwaye akazi ko kunganira umuntu no mu mafuti ye ugerageza kuko buriya hanze y'urukiko nk'umwe mu bavoka be nabwo ni umwana wawe abigenze kuriya nawe wamwunganira yahita avuga ati namutera urushyi okay hanyuma mu kuburana yemera icyo gutwara yanyoye yego kutagira permis ariko icyo gutoroka aragihakana bumva harimo sanse niba yari se yitaza yikanza abantu yavuga ati batangirira nabi bamfotora iki oya fotora ikibazo ni ibyo ubwo urabyizambije yaratinye kamera byaba ari ikibazo kamera zimaze kumufotora uzi uko zingana ariko situation ubu se video yiza kuba ihari umwana video yiza kuba ihari byari kuba bimeze ute ku nkuru ye nuko ari umwana turi kureba ari kugandagurika nuko ari umwana bimeze nk'ibyuriye wishanga nuko ari umwana ntago watinya kamera arazimenyereye nuko ari umwana ko kantu gashobora kuzamo kwitarutsa akagenda ariko bikavuga ko yagarutse ari uko yari yasizemo amatelefone hanyuma polisi kaza nawe akaboneka icyo cyo gishobora kuzagira abantu urabyibuka ko bamwe bari batangiye kuvuga ati mu himbabazi
ko bundi igihano ntabwo kibarirwa mu minsi y'igifungo yego na romoro kubo kwicuza nuko kugaragara ndibona kuvuga ngo uko mwamuvugaga yego yabonye ikamba ubu niko muri kumuvuga yabonye ipingu yambaye ipingu yego ibirana nabyo ubwabyo yicaranye na ntuza yicaranye nafata ku mavuta mu kantu katagira ibirahuri mu kamodoka gafungiranye agafirigo buriya process y'igihano yatangiye ariko nanone uhana nawe agenda areba ko hari romoro sinakubwiye uretse gatoya ntabwo nakubwiye abagabo barize mu rukiko yego Muheto yararize yarafite romoro zo kurerwewe yigeze arira mu rukiko wabonaga akajwi kakonje kari kakonje ariko gashobora gukonjeshwa n'amakamera ko abamufotoraga yambaye ikamba bamufotoye yambaye ipingu ariko romoro ubundi kuri iriya myaka ye ku bakobwa kugeza kuri 28-30 amarira bari hafi niba atararize hari umugabo warize yarabaye mu nteko yarabaye prefa akaba superefa akaba DG romoro ntihari bazipimira uraseka wowe oya kumva hari n'uwa wafunga umunsi umwe akumva ubuzima bwe bwose 1/3 kiragiye yego iromoro nayo irapimwa no kwihagararaho nkunda kubivuga nuko abantu bahita bambwira ngo ngirishamo bene wacu buriya nka Jean Paul nta namwigeze agaragaza romoro mbisubiremo oya ndabyumva mama harya umwana yitwa nde Mira mama Mira anyihangare n'inshuti za Jean Paul zimbabari nta namwe Jean Paul yigeze agaragaza romoro yego nafata ku mavuta nta romoro kuko we yifatiye ku gahanga inzego ati nta nungo nzanabitaba we mugenzi bati babwira sha buriya uba wongereye buriya bureka mubwire amabanga aba mu rukiko habamo ibintu byinshi buriya ngo hari n'ukuntu burana wifashe nuriya barekuye ejo bundi yego byinshi bya n'umunyamategeko arakuburifinga uwawe yego uko ugomba kwifata imvugo ugomba gukoresha iyo uzanye izirenze niba ari madamu presidente ugomba kwisoba oya amaboko niba ari inyuma ni inyuma niba ari ku gituza ni ku gituza niba ari kuri bare ni kuri bare noneho agasigara ajuwa amarangamutima yawe ukuri kuvuga ese ibyo bintu byarakubabaje kuba byarabaye niyo mpamvu hari umugabo wasutse amarira bugacya ataha Jean Paul wihagazeho anaracyariyo n'uyu nguyu barekuye nawe mu byatumye atindayo nawe n'ukuzana ivugonyo yo kugerera yo kuzana za champagne na mukaru ku banyarwanda bareshya imbere y'amategeko ntago tugira itegeko rya Nyamasheke n'irya Gasabo uraseka wowe oya nibyo rakumvise umucamanza arareba mu gitabo cyandikiwe abanyarwanda bose none wowe utangiye kugereranya Gasabo na Nyamasheke uracyari wa wundi iyo udapfukamishije niba utemerewe gupfukamisha amavi y'umubiri pfukamisha y'umutima bigaragare umugabo ntiyasutse amarira amureba ninde uzamuruta muri kino gihugu abihagararaho ntiyitahiye wongeye kumwumva wa mujene se Moses we ntiyasutse none ntiyatashye umucamanza ni umuntu mwigangarikaho rero utangire kumwereka ko ubwire ko imodoka zirutanwa za champagne oya uwanjye we twamaze kubyumva kimwe nubwo ntamuzi nambwe nyakubahwa sindamenye uwo barupanzeho urubanza rwanjye ariko nyakubahwa turakubaha ntabwo ari ruswa ntanze kuko ntabwo nayo uwo ntazi ariko bishobokeye haracyabura umwaka n'igice ahubwo si umwaka n'amezi nzakora ibishoboka ari igihe bizajya kugera barampuje n'uriya muntu ariko guca bugufi nicyo cya mbere so Muheto yaciye bugufi ku ruhe rwego ibyo nibyo abantu bagomba kureba abantu bamusaba imbabazi ariko hari n'ababigiraga havuyemo n'andi masomo ni ubwa mbere tubonye abantu babiri cyane twari tuzi ko abagore bazira amagambo abagabo bakazira inzoga none hano dufite kesi y'umugabo uziza amagambo n'umugore uziza inzoga ibyo ni ibyanditswe ku mihanda hicuritse umugore aziza inzoga umugabo azira amagambo iyo niyo generation mushaka rero Muheto aziza urw'abagabo none biriya hari n'ikindi kiba kiza nyuma ntari buvuge uyu munsi nshobora kuzavuga mu kwezi gutaha iyo abagore batangiye kwitwara kigabo n'abagore bakitwara kigore hari n'indi mihindagurikire mu mikorere yabo
manza narabivuze Samuel muri cya bya biganiro muri ya script yadashimwa uyu munsi nago migarukaho nago migarukaho umugore yatangiye kunywera kuri kontwari akagwa inzoga ifite volume darukori irenze 50 agataha ari amasaha hari n'ibindi bihinduka mu mubiri we bwa bunyampinga wabugenda butakara usibye entre twe ura wamurangira muri umuna wawe byoroshye umukobwa wanyewe byeri kuri 21 ku myaka 21 akazinywa akazihamya agataha nyuma y'ababyeyi agataha yasinze niko babyanditse agatwara akagonga agakwepa buriya mu basore bateganyaga kuba bazajyana inzoga kwa fandi ntagabanutseho nka 3 bya 4 abaretira bari benshi abikuramo bari benshi bararetira kuki imbabazi amasomo bara uti kuki imbabazi kuko yahagahawe imbabazi imbabazi umucamanza azahera kuri ibyo nakubwiye uko yagaragaje amarangamutima cyoze cyo ntasho donc niba tarasutse amarira nk'umwana ubundi wakageza ku katari ko babyeyi mubigirira umukobwa wanyu akarira ariko niba yarakomeje kwihagararaho bashobora waruvuze ko gutwara samperi minabiri hanyuma gutwara wasinze 6 hashaka kuvamo nka 3 agasubikirwa ariko kugirwa umwere byo nta bizavamo kuko abyiyemerera nawe hari ibyo yemera kuri ibyo yiyemerera rero nibyo bizavamo 3 andasubikwe yego wenda nta speculation ari we arabamwungaminira ibyo bibiri barabyemera icyo kugonga icyo gutoroka kiveho yego hajya no kugonga nabyo yarabihakanye kugonga nta birimo gutoroka nta birimo gutoroka gutwara yanyweye byarabyemera icyo cyaha no gutwara nta perimi nta perimi imbabazi se zava hehe kandi bikorwa no ku bandi biragoye bazamutera nka 3 nandi asubitse icyo abanyamategeko bavuze ko rero yagizwe umwihariko kubera ko abandi kwa ko abandi bafungwa yego bagacibwa hazabu turagisanisha n'ubundi no kuba polisi yaratwitinze nabyo n'umwihariko ariko nuko ari umukobwa wabo hakasibye ubura bica ku ruhande nuko ari umukobwa wabo impamvu nakubwiye ngo byaciye mu nzira ndende nuko nzabishyira muri rya somo ry'abana baturuka muri bene iriya miryango buriya polisi nayo yatabaye yitabara kuko byari gufatwa ngo ibiri gukorerwa muheto nuko ari mwe na fandi yego no polisi ibijyamo inama birangira isohoye ririya tangazo yego byari kuba n'iyindi nyendezo mbi antecedent mbi ko abana babo bari kugomeza bakigira karakajye niyo babigira ko ari nyampinga byishwe nuko avuka kwa muheto icyo ni ikintu kiremereye cyane muheto n'urwego akorera kandi urwego akorera rufitemo inshingano umva byagenda bite nawe ubwe nibaza ko yanafata n'umwanzi ati ni mu mutware nta kundi cyane ubwo igisigaye nk'umubyeyi natwe nka community yego no muri make nibyo nyine ibyo wenda nsoza ndagira ngo ukivugaho mu buryo rusange n'ubundi iki ngiki kijyanye no kuba ubusinzi bukabije buri kwiyongera mu rubyiruko kuko apari ibyo yakayatangarije ku rukiko icyo kintu yakigarutseho ariko twongeye tubona indi video ya wa mukobwa wundi twabonye muri Asaga de Ben wishanga nawe rwose ari gukumbagara mu muhanda ibintu byakomye ariko adatwaye ko afite igisindisha erega nushaka mbabarire ari ibintu ubuse nawe afite ababyeyi no reka nzakora ikiganiro kirambuye ku bijyanye n'abana binjira mu biyobyabwenge n'ibisindisha vis-a-vis y'uko umuryango ari generasiyo irakura tekinoloji ikaza ariko natwe mu miryango ntabwo turi shyashya none se ubwo urumva uri umubyeyi umukobwa agataha kumbagara ntacyo ukora ariko noneho turebe ngo turi hano aba bantu tureba nuko nyine muheta azwi cyane ariko hari abandi ushobora gusanga bakumbagara kubera ko bakuze banakumbagara
batarezwe batagize ababyeyi igihe gihagije cyangwa n'ababyeyi babo bari nkabo. Ibya Muheto bitangaje kubera ko tuzi standard z'umuryango we. Yego. Ariko abandi se tuzi uko bakuze. Barase yakamwana wakwirwa ubaririza koko. Yakabakubwira ko afite na toromo. N'ahandi zirari. Rese eti Pascal Muheto ntayo afite. Nikutekereza? Nikutekereza ko Muheto ntayo afite? Yihese. Umuntu wa 21 inzoga ntazihage. Ntatahe. Wese ko wikura mu kabari saa 3. Shawajura reka. Wese kuba ufite impuhwe z'umwana na nyina. Yego. We kuki atagira izo kujya kureba ababyeyi cyangwa barumunabe. Eti Pascal ntayo. Tu Pascal ku myaka 20 kukubwira ngo recording umuntu muri kuganira zana ibimenyetso mu rukiko. Utekereza ko bari normal? Donc bamuteretse mu bwonko bw'umuntu wa 35 kura vuba. Niyo mpamvu yamenye n'ukuntu bakwepa. Umuntu utarabona definitive uzi ukuntu bakwepa polisi koko. Bamuteretse mu bwonko bw'umuntu wa 35. Nuvuga ngo bamuzamuyeho imyaka 15. Tu Pascal bidatera toroma? Ariko bishobora kuba